komeza umwere urumva ubwo niko kumugonga yikubise nyine yabakimukora undagwa hasi ahita muca harakomeza aragenda ya arasubira yasubiye inyuma yego yamugonze ago hasi ariko atarapfa nyine asa nko yabanje umutwe asubira inyuma arongera araksera sasa mucaho buretse gato yamugonze inshuro ebyiri yego nukuvuga muri apfe nyine yitwa Kabirima n'umushito wacu yitwa Ngabo yego twasohotse nyine bisanzwe yego duriramo n'uriya nyine mujene yitwa Mugisha nawe yari umushito wacu kuko hari groupe tubanamo y'abantu baba muri Amerika nyine n'abantu baba mu Rwanda yego niga batwara truck nyine tukunda kuvugana cyane muri kurya yabo yego urumva dusohotse bahuriyemo nawe nyine ariko mu minsi yashize hari umuhungu wundi wo muri Amerika wapfuye nawe ari umushiti wacu nawe watwaraga truck sinzi n'umuzi wakoze accident muri Missouri ndamubona yego bagiye ku kiriyo cye ko uriya wapfuye nyine akunda kumusereza story zabo zo mu nkambi za kera undi nawe arambwira ati rero turi ku kiriyo nta kintu navugana nawe uzansange muri Michigan tuzarwanye ubivuga ari uyu ego uyu nguyu nyine wamwishe aravuga ati uzansange Michigan we tuzarwane kuko ntabwo twarwanira hano ku kiriyo sorry ubwo kumusereza tuzansange mu nkambi turwane ibiki n'ibiki nyine nako uzansange muri state yacu ngo turwane ngo hari gukira ibiki n'ibiki nyine akarakara nka nijoro nk'umuntu twahuriye ahantu hamwe tuziranye yasasha kutujoininga bisanzwe uwaje kujoininga undi ninde Mugisha yaje kutujoininga uyu nguyu uri muri screen yaje kutujoininga twe kuri table yacu ko twari benshi abandi bango ba diaspora bashiti bacu tubana muri group wavuye mu kavuyo wajyana ntabwo nkumva neza jya ahantu nsa nkukumva neza uve abantu bari kuvugiramo sinkumve yego naho turi kumwe twatuvanye kuri polisi ubwo hari groupe nyine groupe tubamo uriya mungu yajyagazamo nyine wamuresereza agahita arakara agahita gutuka noneho uriya Ngabo niwe wari admin w'iyo groupe nyine kuri call ya groupe nyine kuvugiraho byatangiye amumanura nyine ambwira ati ugize uri gutukana kambe nkumanuye amukura kuri groupe niba atari ntuza bagize ryari bageze mu Rwanda ryari kuko Mugisha yaje mbere ye Mugisha ashobora kuba yaraje nko mu kwa 11 gusa nko kuri kurangira ndakeka n'amatariki ya mbere kwa 12 uriya wamwishe yaje mbere ye yego urumva ubwo aza nyine aza kujoininga kuri table nyine bisanzwe turavugana nyine bisanzwe birarangira ashwa hari undi muhungu twe turi kumwe nawe muri Amerika nawe bazanye yego urumva uwo muhungu bazanye niwe wabanje gushwana na Mugisha kuko already banarwanye bitwa Adolphe turi no kumwe yego banarwanye yarwanye na Mugisha ko Mugisha yafashe ni laboro bafungisha amapine y'imodoka rye bahita gute imeze kiriya cyuma cyitwa gute yego yagikubise gutyo gifata undi mushiti wacu witwa Justin wagikubise ninde Mugisha yashatse kukirwanisha kuko abantu bose nyine yashatse kurwana n'abantu bose bakagira amane nyine twese turamuzi mbere yuko abasanga kuri table nuvuga mwari mwahuye nka groupe hari groupe mbwiye muri WhatsApp mwabanaga yego twe twasohotse bisanzwe ariko we ntago twari kumwe nawe we twahuriyeyo nawe nta gahunda mwari mufitanye nawe oya nayo yego urumva ubwo rero yabanje gushwana na Adolphe uwo mushiti wacu wundi uyu Mugisha we yari yaje nta bantu yari kumwe nabo nta muntu yari ari kumwe nawe yari wenyine yego kuko no mu gihe cyashize Jonde baramufunze kuko yari yasinze amufata yasinze yego byatangiye bamubwira ngo ntutware ngo utarara muri gereza nyine ibintu nk'ibyo ari kumugira inama nyine nk'abashuti be yego we afunze umutwe aratangira avuga ngo nimumenyere imodoka ni yanjye ibintu nk'ibyo nyine niko gushwana rero Ngabo aramubwira ngo ibintu urimo ntabyo uzi urumva ngo ushaka kuba warakunze gereza ndi nawe ahita amusubiza ngo kandi ngo Ngabo ujya umenyera nzakwica nuko yamubwiye Mugisha aramubwira ngo ujya umenyera nzakwica yego undi nawe ati ngo uyu Mugisha undi nawe arambwira ati ego Ngabo aramusubiza ngo ibyo bintu ukunda kubivuga ngo ngaho nyica yego urumva undi arambwira ngo nkwice ngo nyica undi nuko yinjiye mu modoka hari umutipe ubana na Ngabo witwa Fabrice natwe turi kumwe Fabrice yarafatanye na Ngabo ku rutugu
undi yinjiye mu modoka arakiserera ahushura umwe kuko bari bafatanye turi ku ruhande twebwe ahushura umwe ahita amukuraho aho ngaho mwari mwasohotse mu kabari yego turi muri parikingi tutashye bacyocoranye baratongana none se niba batonganye ari muri groupe kubera iki ungaba ariwe byabaye ikibazo urumva ukuntu byagenze Adolphe yabanje gushwana na Nuriya Mugisha n'uyu Mugisha yari afite bifu ngabo za kera bisaga muri groupe kuko yamumanuye muri groupe kubera gutukana aramumanura aramubwira ati wowe tuba tugukuye muri no groupe uteza amahane niyo baguserereje urarakara baheraho bafitanye bifu bamaze kugirana bifu nibwo rero urumva bahuriye mu kabari so nukuvuga ngo tugaruke gatoya ahangaha tugaruke gatoya bagiye gushyingura uriya musore wishwe n'ikamyo muri Amerika niho amakimbirane yaturutse amubwira ko azamusange muri Michigan kuko Mugisha ntago ari aho ahantu byaturutse ni muri groupe igihe amumanura akamukura muri groupe ngo kubera gutukanaga amahane ego ararakara yamukuye muri groupe ararakara maze kurakara amubwira ati kuki mwamaniye muri groupe mwamvanyemo baramubwira ati hano twavanyemo abantu bagira amahane hano no groupe turasererezanya twese tuba tuzi ubuzima twabayemo nimba banakubwiye ngo ni iki ngo uyu mukobwa nyine yarafite umukobwa babeshya ngo ni umukazi niwe kandi nyine ari sheri wiwe umukobwa aba hano mu Rwanda yego imba bagusereje icyo kintu nyine barakigusereje kuko ubeshye ngo uwo mukobwa ni umukozi wawe kandi ari sheri wawe uyu Mugisha niwe warabeshye muri groupe Mugisha yarabeshye ngo umukobwa ni umukazi niwe kandi ni sheri wiwe yego ntabwo bijya byagacamo nyine arakiri kumutereta bisanzwe barabimenya ko atari umukuze wiwe babimubwiye nyine atangiye kurakara atangiye gutukana ngo ibikobwa biri muri groupe ngo ibisore baravuga ati n'umuhungu reka tube tumumanuye baramumanura bamukura muri groupe bamukuye muri groupe iyo groupe nano mwayibagamo tuyibamo hanyuma uwamumanuye ninde n'uyu wapfuye ni wa admin wacu yego arangije araneka amakuru aravuga ati ninde wamanuye kuko urumva babamanuyemo ari benshi babamanuye ari nka 6 amenya amakuru amenya ko ayo makuru ari Ngabo wamumanuye yego aravuga ati ni gute Ngabo yaje ansanga muri no groupe akaza kigira dimini akaba amanuye atangira kugira bifu imeze gutyo undi mushuti wacu umwe bita uriya Mitari arongera aramuzamura amusubiza muri groupe amusubije muri groupe aramubwira ngo niko wangegera ngo gute wamanuye muri groupe ngo waje uyinsangamo none utangiye kuza wigira admin Ngabo arongera aramubwira ati ahubwo David niwongera kunera umutwe ndongera gute umanure baheraho baterana amagambo turavuga ati mureke guterana amagambo ibyo ntago ari byo utazajya ujoyininga tuzajya tumukura muri koro bivaho arongera avuga ati David n'ubundi arakara nk'igifura n'ubundi hari undi mushuti wacu w'umukobwa bari bamaze gushwana muri groupe ati reka twongere tugire gute tumumanure bifi bihereye aho ngaho bahurira bakukiriye nyine urumva ababa hariya hanze bose bahurira muri Michigan kukiriye kuri uwo mujama muri Missouri bahuriye nyine urumva babayo aba mu Rwanda kuko ntabwo twari kujyayo bahurira baramubwira ngo sha wowe uhora unserereza umunsi umwe tuzikaragurana nyine bavuga ngo bazarwana arundi bibwira undi uwo Mugisha abibwira Ngabo uyu wapfuye aramubwira ngo Ngabo ahita amubwira ngo ntituzarwanira aha tuzarwanire tutaje mu kiriyo ati hano twese twahuye nka groupe tuje gushyingura nubwo nyine abatari baziranye twese twamenyanye birarangira bihera aho ngaho aho baziye mu Rwanda bagatangira kugira gute umwe avuga ngo sinshaka nyine uriya mujama ameze nk'igifura arakara nk'igifura yavuga ngo turi abajama barakavuga ngo reka ntabwo nabiteza ubwo birangiraho nibwo nijoro bagize gute bacakiranye Green Lounge ubusanzwe twanahuraga twanasangira nawe ariko ntitugire gute ntitube turi kumwe akazaga nyine twahahuriraga ntabwo twapangaga we kugendana kuko ntabwo tubana muri groupe nagahaza inshuro nyinshi akaza akatubwira ati ndabasanga iki Green Lounge twaza akatujoininga kuri table we agatagira gute akajya kwikina biyari yaza akaba aribwo tugabana agataha
twese tugataha. Nibwo rero nijoro byagize gute yaje aravuga ati muri kumwe n'abandi, batangiye baterana amagambo, batangiye kuzana ibyo mu nkambi iwabo. Umujama aramubwira ati twese twaciye mu buzima bubi, wikomeza kubuzana hano ngaho, reka bigende neza. Baramanuka bagira igihe gute bagiterana amagambo, bavuye mu kabari aho ngaho. Bavuye mu amasaha yo gutaha, amasaha nyine yo gutaha yarageze, baramanuka bajya hasi. Bagiye hasi bajya mu nyine bajya kuri parikingi, batangira guterana amagambo. Umwe nyine mukuru umwe muri bo arambwira ati wikomeza guterana n'iki amagambo nuriya, mwihorere mugiye gute mutandukanye. Majya arambwira ngo we nzakwica nyine, ubwo ari kubwira Ndengabo. Ubwo urumva bamaze kumutandukanya, bajyahereye kare barwana. Uwo hari umwe nyine twa Dolphine wo mukuru nyine wo ni igisore, yamufata aramubwira ati ndakujugunye pfiriya, jya mu modoka utahe. Yamara byanga aravuga ati nta kibazo. Bagira ngo aragize gute, aratashye. Urumva yinjiye mu modoka, amaze gushwana nabo bose, bamaze gushwana, bamaze no kumukubita ingumi kugira ngo atuze yinjiye mu modoka atahe. Yinjiye mu modoka bagira ngo aratashye, bafata Ngabo kuko urumva Ngabo bamaze kumufata ku rutugu, bari kwigendera bagiye kujya mu modoka. Uyu nyine bagonze, umujama yagiye aca kuri uwo wundi bari kumwe akubita Ngabo, aba ari wagonga amugonze. Umuhungu yikubita hasi, akana n'urumva gahise gasa. Hari video nafashe sinzi n'abandi ako twayisakaje, video abantu benshi bashaka kuba bayibonye. Yaryamye hasi akanuruza oya nayo mfite. Komeza umbwire. Urumva ubwo niko kumugonga yikubise nyine yabakimukora, undagwa hasi ahita muca, harakomeza aragenda yasubiye inyuma. Yego yamugonze ago hasi ariko atarapfa, nyine asa nk'yabanje umutwe. Asubira inyuma, arongera araksera sasa mucaho. Buretse gato yamugonze inshuro ebyiri. Yego ni ukuvuga ngo Mugisha yagonze Ngabo yikubita hasi ariko ntiyahita apfa. Yamwikubise hasi. Urumva ahita yaksera aragenda. Urumva bona amakosa we yakoze, yakomeje atajya kuri polisi yo mu Busanza. Agezeyo arabeshya ngo yakoze accident, ngaramuganga ari kuri moto, ngo yagonze umumotari. Urumva twe tuvuye kuri polisi ya Kicukiro, baduhamagaye nk'abantu bari bahari, dusanga amakuru yatanze aho abanye n'ibyahabereye. Dusanga ngo yavuze ko we yahise agenda ajya kuri polisi. Ega ajya kwirega. Yari yamaze kumekinga ko Ngabo yapfuye. Oya kuko urumva we yahise aksera aragenda, ntago yamenye ibyakurikiyeho. Baramugonga ahita yiruka aragenda. Mwabirebaga n'amaso yanyu? Mwihangane. Ndavuga accident mbere ko tugera ku byabereye kuri polisi. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ibyo byabaye muri hanze, mwari mwamaze gusohoka hanze, mwari kwa undi nyine Green Lounge. Urumva amasaha yageze 8 barabasohora murataha. Yego urumva twere twatashye turabwana ngo dushaka gutaha, reka dushake muri abashiti bacu turi kumwe aho dukomereza. Urumva we ntago bamushakaga nyine kuko yari afite amani ko yabanje no kurwana no mushiti wacu twa Adolphe, ariko mbwa ati taha ibiki n'ibiki kuko basa nk'abana rwanye, kuko Mugisha abanje gukuraho kiriya kiboro bafungisha amapine y'imodoka. Inde wagifashe? Mugisha uyu muhungu. Urumva arakimukubita, we yashaka gukubita siwe cyafashe n'umushiti wacu twa Shema, ariko nawe agifatira aragifata kitaramugeraho nyine, gisa nk'icyari kigiye asa nk'uwashaka kugimukubita mu mwijosi. Uwo wundi twa Shema aragifata kiramu nyine cyahushijeho, cyagomba gufata kigwa kuri Shema kimugeraho nta mbaraga kigifite. Ariko nawe target yo yashaka kugikubita, ashaka kugikubita Ngabo. Yego yashaka kugikubita kabirimo. Yego. Hanyuma uwakubise uyu mutipe ngumi ninde? Uwakubise Mugisha ngumi ninde? Ni umushiti wacu witwa Adolphe. Kuko Adolphe yambwira ati bifu mutanya na kuba ngiye ndikubwira ngo tahaze uko nkwanze ibiki n'ibiki, urumva? Ati kuba ndi kukwirukana igikwirukanye ku giti cyanjye, kuko urumva Adolphe yamwirukanaga akabishyira kuri Ngabo. Ngo kandi ngo kwanga iki gitipe ngo muri kumwe ngo cyangwa ngo ibiki n'ibiki, Adolphe yambwira bishaka kubishyiramo Ngabo, ndi kwivugira ku giti cyanjye, ntago Ngabo ari umuntu dushubwanye ku buryo anyoshye. Kwa Ngabo ni umuntu ucisha make pe, ku bantu banamuzi. Agira story ariko acisha make nyine, nta magambo menshi aba afite. Urumva? Ubwo rero
Adolphe kuko Adolphe na Adolphe basa nk'abarwaye ko Adolphe amukubise ingumi isa nk'ano mu ijosi namukubita indi isa nk'aho gutya hano mu gatuza. Urumva birarangira niko kugira gute no kabiri niko kandi nyine basaba ngo kandi kabiri ngo nzakwica ngo nyicara undi ntago ari ubwa mbere ubivuze ngo nkwice undi nawe kubera umujinya bayinjiye mu modoka. Urumva niko kuza abantu kabiri me yarafatanye n'umuhungu babanaga witwa Fabrice bafatanye ku rutugu. Baje baramuhushura asa nk'uguye hasi undi nawe asa nk'usubiye inyuma gato ahita yakserera tamucaho. So ngo yamuhushuye abonye aguye hasi asubiza imodoka inyuma none araza aramuha. Ahita afatiraho sasa yamunyuzeho bwa kabiri tanakomeza atanagara ahita agenda. Ni ukuvuga ngo we yagiye atazi ko yapfuye. Ego ashaka kuba yagiye atazi ntagazi ashaka ko atazi ibyo yakoze ariko kuko ukuntu yahise ajya kuri polisi simamenye neza ukuntu byageze kuko twebwe twaze tujya ahantu yabaga twe tuhazi nyine hari apartment tweze kujya kumusuramo ku Gisozi. Twahise tujya tuzi ngo no tumusanze turamubura. Okay, mugeze kuri polisi agiye kwirega kuri polisi yo mu Busanza bahise bamufunga byagenze bite? Bamufunze. Yageze baramusigarana. Yego ariko bamwimuye bamuzanye kuri station ya Kicukiro. So akihagera akirega polisi yavuze ati guma. Yego bamugumanye. Yakoze statement ngo agende. Ntabwo yageze aho. Ubwo baramufunga umwe musigarana na kabirima. Twe dusigara turi gushaka ntuza nyine araryamye aho ngaho kuko umutima wari ukuntu ari gutera nyine usha nk'ushiduka asinzi atari no kuvuga nyine ubona ari umuntu ugifite akuka ari kuri kurwana n'ubuzima nyine umutima wateraga cyane. Akambirance yageze byarangiye bamushyira muri ya mashashe baramutwara tujya kuri morgue nyine tujyana nabo dukurikirana. Nuvuga ngo yacitse umutima muhari. Yego umwuka wa nyuma washizeho turi kumureba. Amakuru ari kuvuga ko bapfuye umukobwa rero yo. No ukubeshya. Uwo mukobwa nicyo kibazo umukobwa naho hari. Nonese kuko kabirima kuko uyu nguyu mugisha amakuru twe dufite nuko yari afite sheri we hano mu Rwanda. Yego. Kabirima nta musheri yagiraga pe. Nta musheri we yagiraga. Ntawe. Kuko yari umuntu twabaranaga umunsi ku munsi. Ibintu byose twaga turi kumwe pe kuva nyine yaza mu Rwanda nta bantu azi mu Rwanda nyine nta yindi famille yari afite nitwe nk'inshuti ze zari zihari. Nitwa kenshi twaga turi kumwe nawe. Bakajya batumira Mugisha kuko bari bamuzi. Mugisha ari umuntu nyine ugira amahane twese turamuzi muri groupe pe. Twajya gusohoka ntabwo banamutekereza nk'umuntu tubana muri groupe. Ahubwo hari ukuntu twagendaga tugakubitanira yo nawe gutyo ko nawe wenda akunda gusohoka. So hanyuma ubwo mugeze kuri polisi babamagayeho ni iyihe? Twagiye kuya Kicukiro twabanje kujya kuri morgue. Yego. Okay. Ubwo ambulance abavuga ko ambulance yaje ikererewe rero bo byagenze biti? Ambulance ntabwo yakererewe. Ahubwo yaje urabizi ambulance akenshi ntabwo itwara umuntu wapfuye. Yaje ubona nyine asigaranye kuko yahageze nta n'iminota ibiri yamaze ahita apfa. Ambulance rero yanga kumushyiramo kuko urareba muri la video umuhungu wari kwitambika imbere Alex. Wiri wabana bari muri Amerika. Ari gusaba ambulance tumudufashe mushyire mu muntu aracyafite amakuka nyine ibintu nk'ibyo ambulance nyine ukabona nyine basavugize. Urumva rero kubera amahane y'abari abajama birangira ambulance yemeye kumutwara. Kako bari banze kumudutwara ngo nagwa ajya batwara imirambo nyine. Birangira bamushyize muri ara amashashi bashyiramo abantu bapfuye. Baramutwara. Bamutwara he? Ku bitaro bya Kacyiru kuri morgue. Ku bitaro bya Kacyiru. Muvuye ku bitaro nibwo mwahise mujya kwa Mugisha cyangwa mwahise mujya kuri polisi? Tuvuye kwa Mugisha twagiyeyo polisi ntibatimara gutwara umurambo. Twavuze ati buri ibyo byose ashaka kuba ahungiye iwe. Tugiye gusanga kumbi iyo nzu ngo nta nubwo ariyo yafashe ayishyura yagiye kwigira nyine kuyibamo nk'ibyumweru ntabwo ageze nyine ayishyura igihe runaka. Baratubwira ngo ntawageza. Bya kuri polisi ya Kicukiro ngo batubwiye ngo icyo kirego tumaze kucyakira umuntu wireze ibiki n'ibiki already bamaze no kumugeza hano. Yego. Ubwo ngubwo ntuzahise agira. Ubu nta wundi muntu uretse uyu nguyu Mugisha nta wundi muntu wafunzwe? Oya ntawe. Adolphe ari he?
Adolphe ari kuri polisi we tumusizeyo hariho ujya hinjiramo umwe mwebwe nibwo muri kuva kuri polisi nitwe turi kwa kabiri miwe mu rugano yaratuye yo polisi nta mafamiye yari afite aho afite umuhanko we umwe ari ku bitaro kamusize ku bitaro ayaya mwihangane polisana uwo muhanko we niwe umwe tuzi kuko niwe twahuriye kuri airport tujya kumwakira ntabwo ashobora kuba afite izindi famiye ariko twe ntabwo tuzizi yo mwe mwari muziranye nawe mute mwamenyaniye muri iyo groupe gusa cyangwa muziranye na mbere yuko ajya muri Amerika oya twari tuziranye mu nkambi kera mwihangane so nukuvuga ngo iki kintu cyuko hari bapfuye umukobwa bari bahuriye hariya badetingaga umukobwa umwe ariwo bapfuye ni ikinyoma ntaho bihuriye ni ukubeshya pe kuko nari mpari ni ukubeshya ahubwo bari bafitanye bifu uzakura mugisha nyine ni umuntu ugira inzika nyine ntabwo ajya yumvikana pe ibaze nawe iyo groupe tubamo ibamo abantu bagera nko muri 30 hafi ya bose nabo muri Amerika batwara amatraka bari mu Rwanda turi nka 5 cyangwa 6 ariko nta muntu washaka guhura nawe ntakubeshye nyine twasoga tukanadukubitanye nawe ntihagire umuntu umwereka ko hari ikibazo akaza akatujoininga akanagenda barangira rero ni nkuko byagenze nijoro angira kugarura ibintu byabereye muri Amerika ibiki n'ibiki nyine bifu zabo ngo zuko namukuye muri groupe ngibiki ibintu nk'ibyo nyine ya mwihangane courage kandi mukomere ubu nta bantu bo mu muryango bo muri Amerika bari batangira kubahamagara twavuganye bishaka bamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda gusa ntabwo barashyiraho igihe runaka cyo gushyingura ariko nyine muri famiye yamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda yego okay Tony urakoze cyane yego murakoze ngayo nguko Tony nani Mugisha yari yasinze yego bose banyweye ariko nyine nuko wari wenyine wakaza atwara imodoka bose banyweye bose bari banyoye yego uvuga ngo yari yasinze cyane bibagonze ntabwo byari birenze ntabwo byari too much byari biraho nyine ko kundi banywa inzoga ariko nawe wari wasinze cyane nyine ni umujinya wiwe ubusanzwe nyine umujinya we niwe watumye biba so ntabwo ari inzoga ni umujinya ni umujinya niko ameze no mu buzima busanzwe niko yimereye ntabwo ari umujinya nyine ntabwo ari ukuvuga ngo ni inzoga zabimuteye nyine nazo zari zirimo ariko no mu buzima busanzwe agira umujinya cyane hari undi ufite ikindi kibazo ashaka kubaza kuko kuri TikTok muri benshi pe kuri TikTok muri benshi sha rero ndumva nta kintu narenzaho ngiye sifite ikintu cyo kubasaba cyo kubabwira kindi pe biratangaje yabibaho it's life ariko noneho ikintu gitangaje hari ibi bitindi gasana iby'ibigarasha hari urunguru rwahunze ejo bundi bita Bosco ukiri aha ngaha Tony urebye hano undebere ariko izi nteramwe abantu bazazigira bati hano hari ikigoryi kiragiye gifata ikiganiro mw'abantu mwe ahita akora ikiganiro ashyiraho title ivuga gute reka nyibasomere mwumve bari mu nyumvire aha ngaha abantu bari aha ntekereza ko aba bantu n'izi nteramwe ziba zishaka kugira ngo zishengure imitima y'abantu bagomba kubyamagana ibintu tukabyamagana kandi ntabwo dutekereza ko ari ukwicara ibintu no kubyamagana abantu nk'aba ngaba ariko se nk'uyu nguyu yaba mu gihugu ati ariko ibi bintu no kubyamagana hari urunguru rwahunze igihugu ejo bundi rwita Bosco Empire yego ndashaka mwumve mw'abantu mwe iki gorgi kigiye gikora tayito kiravuga ngo umusore yishe undi bapfuye Miss Muyango mama wa Muyango twaraganiriye afite agahinda kenshi izi ntera hamwe uyu nguyu ibyo bakuvuzeho ni ukuri urimo kunyumva so mwabare mu nyumvire okay mwe mwabana mwe ko mwari muhari mwigeze mubona Muyango hari ahantu cyangwa yari kumwe namwe ujya naguye turi kumwe reka muramuzi mwigeze mumubona twamubona
ndavuga nk'umuntu uhostinga hariya yigeza nibigera ahantu mwari muri yahanyuze oya rwose hari ubwo abazi harwo mumuzi usibye uyu wuziranye na Nanuzi na Brian kandi nabwo banze yamusuzaga kuko icyo gihe ngo twagaho ntabwo twahuye cyane ntabwo mubazi namuye ngo ntabwo abazi ntigeze nabamenya nawe basure ntabazi nta nubwo Muyango yigeze agera kuri tebo yacu yari mu kazi bisanzwe ndatekereza yanata amakuru mfite yanatashye kare ko yari afite trip yo kujya muri ntuza muri mu kazi yari mu kazi kiwe naho twaye turi ntabwo yigeze nahaca so ibintu biratangaje ariko ntekereza ko ibintu nuko byamagana ibi bintu biragenda bigasenya abantu ariko baba bafite objectif na purpose izindi zabo tutazi ntekereza ko oya Bosco hari ikintu kizima yavuga ikira kintu nuko cyamagana burakicwa n'iminsi gusa so ngayo nguko kuri Twitter reka bacitse ngira ngo mwumvishe update yuko bimeze video ndazifite hari izina na postinze kare hari amajwi nakoresheje bikimara kuba bari bampaye abantu bari hari direct abana bakorera hari iruhande bahise bamamagara bampereza inkuru yihuse ariko byari bikwiye ko aba batoni abana bari kumwe n'abara batipe bagomba kugira icyo bavuga. Toni ndabashimiye mwakoze cyane mukomeze mwihangane. Uyu nguyu niwe wishwe Eric, uyu mugabo uyu nguyu ngabo Eric, uyu nguyu niwe wishwe. Amavideo ngiyewe nabonye amavideo ye y'ukuntu yamugonze numvagize ubwoba yamugonze umutwara wumena. Video zirahari umwana yamumenye umutwe yamugonze nabi cyane. Ariko ikintu gitangaje nuko yamugonze ari ibibazo bamaranye ari uko ngo babarire unyumvire wumva urwo rubyiruko bro ngo ikibazo ngo cyatumye amwica ngo yigeze kumusora muri groupe ya WhatsApp ngo yamusohoye muri groupe ya WhatsApp. Uyu nguyu ndi gushyira kuri big screen uyu ngo bamusohoye muri groupe ya WhatsApp bamusohoyemo. Let me bring my phone hanyuma mbibakinire ubwo kumugonga ikubise nyine yabakimukora undagwa hasi ahita muca harakomeza aragenda yasubiye inyuma yego yamugonze ago hasi ariko atarapfa nyine asa nk'yabanje umutwe asubira inyuma arongera aksera sasa mucaho uretse gato yamugonze inshuro ebyiri yego ni kuvuga ngo mugisha yagonze ngabo yikubita hasi ariko ntiyahita apfa yamwikubise hasi urumva ahita yatsira aragenda urumva n'amakosa we yakoze yakomeje atajya kuri polisi yo mu Busanza agezeyo arabeshya ngo yakoze accident ngaramuganga ari kuri moto ngo yagonze umumotari urumva twe tuvuye kuri polisi ya Kicukiro baduhamagaye nk'abantu bari bahari dusanga amakuru yatanze aho abanye n'ibyahabereye dusanga ngo yavuze ko we yahise agenda ajya kuri polisi ajya kwirega yari yamaze kumekinga shoko ko ngabo yapfuye oya urumva we yahise aksera aragenda ntabwo yamenye ibyakurikiye mugonga ahita yiruka aragenda mwabirebaga n'amaso yanyu. Ndashaka mwumve iki give me a second. ubivuga ari uyu ego uyu nguyu nyine wo muri Amerika nyine n'abantu bo mu Rwanda ego bani gato twarashaka nyine tukunda kuvugana cyane muri kurya yawe ego urumva dusohotse bahuriyemo nawe nyine ariko mu minsi yashize hari umuhungu wundi wo muri Amerika wapfuye nawe ari umushuti wacu nawe twaraga truck sinzi n'umuzi wakoze accident muri Missouri ndamubona ego bagiye ku kiriyo cye ko uriya wapfuye nyine akunda kumusereza story zabo zo mu nkambi za kera undi nawe arambwira ati rero turi ku kiriyo nta kintu navugana nawe uzansange muri Michigan tuzarwanye ubivuga ari uyu ego uyu nguyu nyine wamwishe aravuga ati uzansange Michigan we tuzarwane kuko ntabwo twarwanira no ku kiri urumva ibintu urumva kuva muri Amerika utega amatwi kuva muri Amerika muri kwa mutipe nakoze space wagonze abazungu babiri batwaye amamoto. Do you remember? Umubare unyumvire story zabo zo mu nkambi za kera undi nawe arambwira ati rero turi ku kiriyo nta kintu navugana nawe uzansange muri Michigan tuzarwanye
ubivuga ari uyu. Ego uyu nguyu nyine wamwishe aravuga tuzagusange mishigane tuzarwane kuko ntabwo twarwanira no kukiriye sorry. Uriya we hirya uriya wapfuye uretse gato. Uyu nguyu Eric uyu. Ego Ngabo yasererezaga Mugisha ari uyu. Ego stories zisanzwe nyine nk'abana bakoranye mu nkambi bisanzwe ako Mugisha ari umuntu udaterwa brag pe akunda gusereza ariko nta kundi umuntu umuvuga. Uyu nguyu. Ego. Ubwo kumusereza tuzansange mu nkambi turwane ibiki n'ibiki nyine nabwo uzansange muri state yacu ngo turwane ngo hari ubukire ibiki n'ibiki nyine akarakara. Nka nijoro nk'umuntu twahuriye ahantu hamwe tuziranye yasaje kutujoininga bisanzwe. Waje kujoininga undi ninde? Mugisha yaje kutujoininga uyu nguyu muri screen yaje kutujoininga twe kuri table yacu ko twari benshi abandi bamwe ba diaspora bafite bacu tubana muri group. Urumva? Ndakumva. Ariko mbere yabanje give me a second. Kanya gato. Reka ngira kugira ngo byumvikane neza. Pole kandi mwangane. Tumvane urujijo. Ndakumva twagiye. Urumva? Wavuye mu kavuyo wagira ngo ndumva neza. Jya ahantu nsa nkukumva neza uve abantu kuvugira munsi y'inkumvi. Ego nawe turi kumwe twatubanye kuri polisi. Ubwo hari groupe tubamo uriya mungu yajyagazamo nyine wamuresereza agahita arakara agahita gutuka. Noneho uriya Ngabo niwe wari admin w'iyo groupe nyine kuri code ya groupe nyine kuvugira byatangiye amumanura nyine ambwa tugize uri gutukana kambe nk'umuntu yamukura kuri groupe. Niba atari ntuza bagize ryari bageze mu Rwanda ryari? Kuko Mugisha yaje mbere ye Mugisha ashaka ko yaraje mu kwa 11 gusa nk'ukuri kurangira ndakeka n'amatara matariki ya mbere kwa 12. Ngabo yaje twagiye kwakira Ngabo ryari Ngabo we yaje nawe mu reba kuri y'amabido tujya kuri airport yaje mu kwa 12 nawe we niwe waje mu kwa 12 kuko uriya yaje mbere y'undi uriya wamwishe yaje mbere ye. Yego urumva? Ubwo aza kujoininga kuri table nyine bisanzwe turavugana nyine bisanzwe birarangira ashwa arundi mu mutwe turi kumwe nabo muri Amerika nawe bazanye. Yego urumva? Uwo mungu bazanye niwe wabanje gushwana na Mugisha kuko already banarwanye bitwa Adolphe. Ego banarwanye. Yarwanye na Mugisha. Ko Mugisha yafashe ni laboro bafungisha ya mapine y'imodoka rye bahita gutimeze kiriya kimodoka gute. Yagikubise gutya gifata undi mushuti wacu witwa Justin. Wagikubise ninde? Mugisha. Yashatse kukigwanisha ko abantu bose nyine yashatse kurwana n'abantu bose bakagira amahane nyine twese turamuzi. Okay, mbere yuko abasanga kuri table nuva mwari mwahuye nka groupe hari groupe ngiye muri WhatsApp mwabanaga. Ego twe twasohotse bisanzwe ariko ntabwo twari kumwe nawe we twahuriyeyo nawe. Ntabwo mwari mufitanye nawe? Oya nayo. Ego urumva? Ubwo rero yabanje gushwana na Adolphe uwo mushuti wacu wundi. Uyu Mugisha we yari yaje nta bantu yari kumwe nabo? Nta muntu yari ari kumwe nawe yari ari wenyine. Yari wenyine? Ego kuko no mu gihe cyashize Jonde baramufunze kuko yari yasinze bamufata yasinze. Byatangiye bamubwira ngo ntutware ngo utara muri gereza nyine ibintu nk'ibyo ariko mu gihe n'abanyine nk'abashuti be. We afunze umutwe yatangiye avuga ngo nimumenyereye imodoka ni yanjye ibintu nk'ibyo nyine. Niko gushwana rero Ngabo aramubwira ngo ibintu urimo ntabyo uzi urumva gushaka kuba warakunze gereza. Ndi nawe ahita amusubiza ngo kandi ngo Ngabo ujya umenyera nzakwica nuko yamubwiye. Mugisha aramubwira ngo ujya umenyera nzakwica. Nzakwica yego. Undi nawe ati ngo network Jesus. Warucitse shusho. Oh my God. Urumva? Ahita amubwira. Nabivuye nabiretse ahita amubwira. Urumva? Bari kuguhamagara moto ni? Ubundi ndi kukumva naho ndakumvishe. Uyu Mugisha ndakubaza. Ndi nawe arambwira ati ego Ngabo aramusubiza ngo ibyo bintu ukunda kubivuga ngo ngaho nyica. Yego. Urumva undi arambwira ngo nkwice ngo nyica. Undi nuko yinjiye mu modoka hari umutipe ubana na Ngabo witwa Fabrice natwe turi kumwe.
Fabrice yarafatanye na Ngabo ku rutugu. Undi yinjiye mu modoka arakiserera ahushura umwe ko ndari bafatanye turi ku ruhande twebwe ahushura umwe tamukura. Aho ngaho mwari mwasotse mu kabari. Yego turi muri parking tutashye. Bacyocoranye baratongana none se niba batonganye niwe muri groupe kubera iki Ngabo ariho byabaye ikibazo. Urumva ukuntu byagenze Adolphe yabanje gushwana na Nuriya Mugisha. Nuriya Mugisha yarafite bifu Ngabo. Yarafite bifu Ngabo za kera bisaye muri groupe. Kuko yamumanuye muri groupe kubera gutukana. Gutukana aramumanura amubwira ati wowe tuba tugukuye muri no groupe uteza amahane niyo baguserereje urarakara. Bahera bafitanye bifu bamaze kugirana bifu nibwo rero urumva bahuriye mu kabari. So no kuvuga tugaruke gatoya ahangaha tugaruke gatoya bagiye gushyingura uramusore wishwe n'ikamyo muri Amerika. Niho amakimbirane yaturutse amubwira ko azamusanga muri Kigali kuko mugisha oya ntagara aho ahantu byaturutse ni muri groupe igihe amumanura akamukura muri groupe ngo kubera gutukana amahane. Ego ararakara yamukuye muri groupe ararakara maze kurakara amubwira ati kuki mwamaniye muri groupe mwamvanyemo. Baramubwira ati hano twavanyemo abantu bagira amahane hano muri groupe turasererezanya twese tuba tuzi ubuzima twabayemo. Niba banakubwiye ngo ni iki ngo uyu mukobwa nyine arafite umukobwa babeshya ngo ni umukazi niwe kandi nyine ari sheri wiwe. Umukobwa abantu mu Rwanda. Yego imba bagusereje icyo kintu nyine barakigusereje kuko ubeshya ngo umukobwa umukozi kandi ari sheri wawe. Uyu nuza uyu Mugisha nawe warabeshye muri groupe. Mugisha arabeshye ngo umukobwa n'umukazi niwe kandi ni sheri wiwe. Yego ntabwo bijya byagacamo nyine arakiri kumutereta bisanzwe. Barabimenya ko atari iki atari umukozi wiwe. Babimubwiye nyine atangira kurakara atangira gutukana ngo ibikobwa biri muri groupe ngo ibisore baravuga ati n'umuhungu reka tube tumumanuye. Baramumanura bamukura muri groupe bamukuye muri groupe aza kumwibagamo tuyibamo. Hanyuma uwamumanuye ninde? N'uyu wapfuye ni admin wacu. Yego arangije araneka amakuru aravuga ati ninde wamanuye kuko babamanuye ari benshi babamanuye ari nka batandatu. Amenya amakuru amenya ko ayo makuru ari Ngabo wamumanuye. Yego aravuga ati ni gute Ngabo yaje ansanga muri no groupe akaza kigira dimini akaba amanuye atangira kugira bifu imeze gutyo. Undi mushuti wacu umwe bita uriya imitari arangira aramuzamura amusubiza muri groupe. Amusubije muri groupe aramubwira ngo uriko wangigira ngo gute wamanuye muri groupe ngo waje uyinsangamo none utangiye kuza wigira admin. Ngabo arongera aramubwira ati ahubwo David niwongera kunera umutwe ndongera gute mumanure. Baheraho baterana amagambo turavuga ati mureke guterana amagambo ibyo ntago ari byo utazajya joininga tuzajya tumukura muri call. Bivaho arongera avuga ati David n'ubundi arakara nk'iki n'igifura n'ubundi hari undi mushuti wacu w'umukobwa bamaze gushwana muri groupe ati reka twongera tugere gute tumumanure. Bifi bihereye aho ngaho bahurira bakukiriye nyine urumva aba bamuhariye hanze bose bahurira mu Michigan kukiriye kuri muri Missouri bahuriye nyine urumva babayo aba mu Rwanda kuko ntabwo twari kujyayo. Bahurira baramubwira ngo sha wowe uhora unserereza umunsi umwe tuzikaragurana nyine bavuga ngo bazarwana. Uwo Mugisha abibwira Ngabo uyu wapfuye. Aramubwira ngo umuganga bahita amubwira ngo ntituzarwanira aha tuzarwanire tutaje mu kiriyo. Ati hano twese twabaye nka groupe tuje gushyingura nubwo nyine abatari baziranye twese twamenyanye birarangira bihera aho ngaho. Aho baziye mu Rwanda bagatangira kugira gute umwe avuga ngo sinshaka nyine uriya mujama ameze nk'igifura arakara nk'igifura. Yavuga ngo tureba abajama barakavuga ngo reka ntabwo nabiteza. Ubwo birangiraho nibwo nijoro bageze gute bacakiranye Green Lounge. Umusaza twanahuraga twanasangira nawe ariko ntitugire gute ntituba turi kumwe. Akazaga nyine twahahuriraga ntabwo twapangaga we kugendana kuko ntabwo tubana muri groupe nagahaza inshuro nyinshi. Akaza akatubwira ati ndabasanga iki Green Lounge. Twaza akatujoininga kuri table we gatagera gute akajya kwikina biyari biyaza akabiribwo tugabana agataha twese tugataha. Nibwo rero nijoro byagize gute yaje aravuga ati muri kumwe n'abandi batangiye baterana amagambo batangiye kuzana ibyo mu nkambi iwabo. Umujama aramubwira ati twese twaciye mu buzima bubi wikomeza kubuzana hano ngaho
reka igende neza. Baramanuka bigiye gute bagiterana amagambo bavuye mu kabari aho ngaho bavuye mu amasaha yo gutaha, amasaha atanu nyine yo gutaha yarageze, baramanuka bajya hasi. Bagiye hasi bajya kuri parikingi, batangira guterana amagambo. Umwe nyine mukuru umwe muri bo arabwira ati wikomeza guterana n'iki amagambo n'uriya mwihorere ugiye gute mutandukanye. Majyambwe ngo nzakwica nyine ubwo ari kubwira Ndengabo, ubwo urumva bamaze kumutandukanya byahereye kare barwana. Uwo hari umwe nyine twa Dolphine we mukuru nyine wo ni igisore yamufata aramubwira ati ndakujugunye pfiriya, jya mu modoka utahe. Yamara byanga aravuga ati nta kibazo. Bagira ngo aragize gute, aratashye. Urumva yinjiye mu modoka amaze gushwana nabo bose, bamaze gushwana bamaze no kumukubita ingumi kugira ngo atuze yinjiye mu modoka atahe. Yinjiye mu modoka bagira ngo aratashye, bafata Ngabo kuko Ngabo bamaze kumufata ku rutugu, bari kwigendera bagiye kujya mu modoka. Uyu nyine bagonze, umujama yagiye aca kuri uwo wundi bari kumwe akubita Ngabo, aba ari wo bonga.